umuntu ukiza bwa mbere ikibazo baza ngo ni ibiki ureba ku muntu ukiza bwa mbere. Icya mbere urabanza niba umuntu afite ikibazo urabanza ukamufasha kwiyakira. Ntabwo byoroshye kugira ngo wumve yuko bakubwiye ngo ufite virusi itera sida uramufasha kwiyakira. Ntabwo biba byoroshye, bisaba counseling ariko birashoboka. Umufasha kwiyakira ukamwereka ko ubuzima burakomeza. Ubuzima burakomeza ko umuntu yanduye ntabwo bivuga ko ubuzima bugiye guhagarara. Ikindi cya kabiri reba ni ukuvuga ngo ureba icyo bita opportunity disease. Opportunity disease ugascreeninga ama infection, ni ukuvuga ngo ureba niba nta byuririzi yaba yarazanye. Hari igihe umuntu aba atarabimenye cyangwa se yaranze gufata imiti, ukareba niba nta byuririzi bwa mbere yaba azanye bijyanye no kuba yafite ibyuririzi yaratinze kwivuza. Ni ukuvuga ngo ikindi cya gatatu ni ukuvuga ngo umuha imiti. Ni ukuvuga ngo umuha imiti imurinda gukomeza kugira ibyo byuririzi cyangwa se kwirinda ibyo byuririzi. Ni ukuvuga ngo umuha imiti ishobora gutema ibyuririzi. Ikindi ureba icyo bita nta malnutrition afite. Ni ukuvuga ngo ureba imirire ye, hari ukuntu habaho interaction hagati cyangwa se habaho uruhurirane cyangwa se haba umuntu agasanga afite ubwandu bwa virusi sida akaba afite n'indyo mbi. Urumva ibyo byose ni ikibazo cy'uburwayi. Malnutrition ni indwara n'ibyo byuririzi ni indwara. Ni ukuvuga ngo byose ubirebaho. Ni ukuvuga ngo umuntu akiza bwa mbere urebaho, noneho ugascreeninga STI, TB na NCDs. Ni ukuvuga ngo STI ni sexual transmission infection cyangwa se TB. Ni ukuvuga ngo STI, reka duhere ku STI. Ni ukuvuga ngo ni ukureba ko adafite indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Urareba ugascreeninga ukareba niba ntabyo afite ukamuvuriza n'indwara zikira. TB ugasuzuma niba nta gituntu afite, niba akorora, niba agira gute, ugafata igikorwa ukareba ko nta gituntu afite, ko deje igikorwa igituntu kiba mu byuririzi. Ikindi ukareba ugafata icyo bita NCDs. Ni ukuvuga ngo ureba ko adafite umuvuduko na diyabete. Ibyo ni ibintu tureba. Ama hepatite B, ama hepatite C, ibyo byose ni ibintu tureba. Tukareba creatinine mu maraso, tukareba ko nta ikibazo cy'impyiko afite. Ibyo byose ni ibintu tureba iyo umuntu akiza bwa mbere. Ukareba isukari mu mubiri se nta isukari nyinshi yaba afite. Ibyo byose ni ibintu tureba rwose iyo umuntu aje bwa mbere. Noneho ikindi kintu ushobora kureba, ureba ko afite nka CD4 ziri munsi ya 200 cyangwa se yego. Ni ukuvuga ngo abafite ubudahangarwa. CD4 ni abasirikare, ni ubudahangarwa bw'umubiri. Ureba ko butari munsi ya 200. Ibyo nabyo ni ibintu ushobora kureba, ariko ntago urafata amaraso ukajya kuyapima. Hari aho bayapima tuyajyana, noneho bakajya kureba ko adafite ubudahangarwa buri hejuru ya 200. None icyo dukora icyo bita physical examination. Physical examination tuyikora kuri buri muntu wese, na umuntu wese urwaye, ariko noneho by'umwihariko ku muntu ufite ubwandu tugakora physical examination. So atashobora kuba afite ama eruption ku mubiri, ibi donc ibintu by'ibiheri cyangwa se ibyuririzi cyangwa se afite amazona. Ibintu nk'ibyo byose ni physical examination nibwo ushaka kubibona. Ikindi kintu ushobora kureba ni ukuvuga ngo ureba renal function. Nabivuze renal function ni ukuvuga ngo creatinine niyo dufata hano kugira ngo turebe renal function n'impyiko zikora neza mbere yo kumutangiza imiti. Nababwiye ko dukora screening ya hepatite B na hepatite C. Yego, tugakora Gene Expert. Ni ukuvuga ngo ibyo ni ibintu bishobora genetic screening, tukareba ko ibyo byose atabifite. Ni ukuvuga ngo turavuga ngo indetectable intransmissible. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu rero tujye tugerageza kubyirinda. Ibyo ni ibintu turebaho, tukareba ibintu bitandukanye. Iyo umuntu afite rero abasirikare bakira, turashobora kumuha cotrimoxazole cyangwa se Bactrim kugira ngo tumurinde kwandura cyangwa se tugabanye izo virusi. Ni ukuvuga ngo ibintu bijyanye hari ibyo ingenzi umuntu aba agomba kubabwira n'ibyo tutavuga ngo mubashe kubyumva. Ibyo byose ni ibintu bishobora kugufasha. So rero nibaza yuko aho ngaho usobanukiwe n'ikibazo cyawe. Umuti ugakomeza akakubwira ko ufata neza rwose. Hari n'igihe bakubeshya, ariko nanone hari igihe umuntu afata umuti neza bikanga bidahuye. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ni mu buzima busanzwe no mu yindi miti, hari gifata imiti bikanga ugasubira kwa muganga bakaguhindura imiti kandi ugakira. Ni ukuvuga ngo rero ku miti y'ubwandu hari igihe umuntu afata premiere ligne. Ni ukuvuga ngo akomeza kugira viral load suppression ziri hejuru, hanyuma y'igihumbi ugasanga agize esheke ku miti. Ni ukuvuga ngo kuri
traitement icyo gihe ushobora kumuha deuxième ligne ni ukuvuga ngo hari igihe ushobora guha umuntu imiti rwose akayifata neza yarangije kubyumva nyuma ya counseling. Ntabwo buriya umuntu urwaye wa HIV ari umuntu ufata ugahita uhereza imiti ngo ugende umwe, kuko ni ikintu azanywa ubuzima bwe bwose kandi ni ikintu gishobora ashobora kunywa kandi akaramba igihe kirekire. Ubu rwose abantu bararamba pe, ni ukuvuga ngo abantu bafite HIV bararamba nta kibazo, bafata imiti y'igihe kirekire kandi bakabasha kuramba. Ni ukuvuga ngo hari igihe rero ushobora guha umuntu umuti wa mbere ukabona biranze agakomeza agira viral load suppression iri hejuru, hanyuma rero bishobora kumuhindura ukamuha kumushyira kuri deuxième ligne. Ni ukuvuga ngo ushobora guhindura umuti ukamushyira ku wundi muti ufite imbaraga. Ni ukuvuga ngo birashoboka ko buri muntu arihariye, ntuzavuge ngo ngo byaramunaniye. Buri muntu arihariye ku kintu cyose, niyo mwamuvukana buryo urihariye, hari ukuntu buri muntu wese aba ateye afite umwihariko wiwe. Wowe bishobora gukunda, wowe bikanga. Ni ukuvuga ngo n'umugabo n'umugore bashaka kuza abandi bimwe bigakunda undi bikanga. Ni ukuvuga ngo icyo gihe rero nibyo mbabwira ngo buri muntu wese arihariye. Ni ukuvuga ngo ibyo byose birashoboka rero ko umuntu ushaka kumuha umuti bikanga, iyo ufashe neza gusa kuba ati giye muganga mufata neza nta kibazo, icyo gihe utekereza kuba wamuhindura umuti. Birashoboka ko uwo muti ushobora kuba udatuma suppressinga, bishobora gutuma rero umuhindura umuti. Yego nibyo uri kubaza. So nibaze ko usobanukiwe rero ku bijyanye n'umuti wo kumuha wa HIV. Aho ngaho rero ndatekereza yuko nta byinshi navugaho, ariko birashoboka ko n'undi muti wose ushobora kurwara inkorora uyu munsi umuntu akaba yaguha umuti ukanga, ugasubira kwa muganga ukaguha umuti ukanga, ukaguhasura gatatu ukaguha umuti ugakira. Birashoboka rero ko nawe kuri HIV byamera gutyo. Ibintu bishobora gutuma umuntu agira mauvaise adherence, ni ukuvuga ngo umuntu afata imiti nawe, icya mbere ni uburyo wamwigishemo counseling wamugiyemo. Ushobora guhura n'umuntu ugahita umubwira wowe ufite ubwandu bwa virusi itera sida, fata imiti. Ntabwo arabyumva. Uriya ni umuti umuntu afata ubuzima bwe bwose. Ni ukuvuga ngo banza umwigishe counseling, umubwire impamvu agomba gufata umuti neza, akaramba, akagira umuryango, akawukuza. Abantu benshi babwiye ngo ufite ubwandu ahita atekereza ko agiye gupfa. Oya, ntabwo aba agiye gupfa. Dufite abantu bayivukanye, abana bagize ibyago byo kuyanduzwa n'ababyeyi babo, hanyuma bagejeje ku myaka 30, 40. Niba ikintu ushobora gufata umuti ukaba wamara imyaka 30, 40, 50, urumva ko ushobora kubana nacyo. Ikintu ushobora kubana nacyo ugomba kwiga kubana nacyo, kandi ntabwo mugomba guhangayikishwa. Yego sosiyete ntabwo ari ikintu kigaragara neza, ariko wibuke ko hari abantu bafite umuvuduko nabo bafata imiti ya buri munsi, abantu bafite diabete bafata imiti ya buri munsi, abantu bafite kanseri bafata imiti ya buri munsi, ndetse n'abantu bafite hepatite bafata imiti ya buri munsi, n'ibindi bose bafata imiti ya buri munsi. Ntabwo ugomba rero kurindwa gufata imiti, ugomba kuba kwihangana ukabifata kugira ngo ukunde kuramba. Ni ukuvuga ngo rero mauvaise adherence iterwa na ISE. Ni ukuvuga ngo uko wamwigishije nabi bituma afata imiti nabi. Ugomba kubanza kwicara tukamuganiriza, byakanga ugakora icyo bita home visit. Home visit iramufasha kugira ngo abe yakadera yafata imiti neza. Icya gatatu, ni ukuvuga ngo mu gihe imiti ashaka kuyifata nabi, imiti ashaka kuyifata nabi bitewe n'ikiganiro mwagiranye, bitewe n'imyitwarire, discipline, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari icyo bita malabsorption y'imiti. Ni ukuvuga ngo umuti n'ibyo navugaga mvuga kare ngo hari igihe ushaka imiti ariko imiti bikanga, nibwo twagukora kuri première ligne twagushyira kuri deuxième ligne. Ibyo nabyo birashoboka. Ni ukuvuga ngo rero iyo niyo bita mauvaise adherence. Sinzi ukuntu nabivuga mu magambo menshi, ariko ndatekereza ibi ngibi bihagije. Birashoboka ko umuntu ashaka gufata imiti bikanga, birashoboka ko umuntu ashaka guterwa na mauvaise adherence bitewe n'uko wamuganirije nabi, counseling yagenze nabi. Komeza rero kwigisha no guhoraho. Ni ukuvuga ngo bigusaba ko ukomeza kwigisha, ugakomeza ukamwigisha, hanyuma agakomeza azagenda abyumva ko agomba kubaho. Abenshi bahita biheba, ndapfuye, ariko ntabwo bupfuye pe, ntabwo bupfuye. Abantu bafite ubwandu, hari abo mujya mubona mu muhanda mukabona ntabwo wapfa kumumenya atabikubwiye. Burya abantu benshi bafite ubwandu ariko ntabwo wapfa kubimenya. Kandi babana nabwo, kandi bariho, bafite imiryango, abana barabyara bagakuramo abana bazima iyo twabakurikiranye, iyo yitwaye neza. Ni ukuvuga ngo ikintu nakubwira rero cyane kugira ngo ubashe kurambana n'ubwandu bwa virusi itera sida, icya mbere discipline, icya kabiri bonne adherence. Ni ukuvuga ngo gerageza gufata imiti yawe neza, ugire discipline, ubahiriza igihe cy'ibizamini, ubahirize gufata umuti isaha, ubahiriza isaha. Urinde mugenzi wawe niba adafite ubwandu bishaka kumwanduza. Niba ufite umugore adafite ubwandu uzamufasha kubyara 100% abana bazima. Wowe wifata imiti nawe mujye mwibukiranya, kandi nawe yumve yuko kugira ngo akurinde nuko nawe ajya akwibutsa kugira ngo nawe yirinde. Buryo umuntu akurinze akakuha gufata umuti nawe bari kwirinda. Ibyo rero ni ukuvuga ngo discipline ku muti, discipline ku isaha, discipline ku bizamini, discipline gira ibyo bintu nubigeraho rwose uzabasha kuramba, ushaka kurinda abandi. N'ibyo kuvuga ngo nanjye ngo baranyanduje ngo nawe ngiye kwanduza, ibyo ntabwo ntekereza ko ari cyo gisubizo cyo kuvuga ngo
ngo waranduye ngo nawe ugomba kwanduza abandi, bizakumarira iki? Kwanduza umuntu ukamubona gutyo akagenda, ntekereza ko n'imbere y'Imana icyo kintu ushobora kuzakibazwa. So, niba waranduye yego iyakire, byararangiye, ariko ahubwo shishikariza abandi kwirinda kwandura. Nibyo kuvuga ngo uranduza abandi ngo nawe barakwandura. Yes, waranduye, birashoboka ko wari ukiri mu myaka mibi y'uduhadisa, ariko wikumva ko kwanduza abandi ariyo solution. Good day rero, next time tuzasubira. Ibintu bijyanye na HIV prevention ni ukuvuga ngo uburyo ushobora kurindamo ubwandu bwa virusi itera sida. Ni ukuvuga ngo icya mbere ni care support. Care support ni ukuvuga ngo umuntu ufite tugomba kumufasha, icyo tugomba kumuha imiti. Ni ukuvuga ngo tugomba kumuha imiti. Ikindi gishobora gutuma umuntu yirinda cyangwa se prise en charge ya HIV ni gukoresha agakingirizo, gutanga udukingirizo ahantu hose hatandukanye kugira ngo abantu birinde. Ikindi ni ukuvuga gukora, hari icyo dukora visit mobile cyangwa test service. Ni ukuvuga ngo tukajya gupima abantu batagombeye kubanza kuremba kugira ngo baze. Ikindi ni IEC. IEC ni ukuvuga ngo education, ni ukuvuga ngo kwigisha abantu uburyo HIV ifatamo, uburyo imeramo, uburyo wayirinda, mbese bakayimenya byimbitse. Ubwo niyo ni prevention nayo. Ikindi cya PMTCT ni ukuvuga ngo ni prise en charge mother and to children in treatment. Ni ukuvuga ngo tugomba guha umubyeyi utwite n'umwana tukabaha ikintu kijyanye ni ukuvuga ngo rero tugomba gufata mu prise en charge y'umubyeyi n'umwana tukabarinda. Mwana n'umubyeyi ni ukuvuga ngo umugore utwite, umugore wonsa, abo ni abantu tugomba kwitaho kugira ngo turinde wa mwana kuba yakandura. Birashoboka ko ushobora kuba ufite ubwandu ariko umwana ntabuvukane, tukamukurikirana kugeza akuze, agize imyaka 2 avuye ku ibere ubundi ukamucutsa. Ikindi ni ukuvuga ngo gukora circoncision, ni ukuvuga gusiramura abantu. Gusiramura abantu murabizi ko birinda kwandura cyane. Ni ukuvuga ngo bigabanya ubwandu bwo kwandura. Gusiramura abagabo cyangwa se abana b'abasore babandi, kubera ko ubundi duhera ku myaka 15 kuko nibo bana baba bagiye gutangira gukora ibyo bintu, ariko tukabasiramura. Ni ukuvuga ngo ikindi rero gusiramura muzi ko birinda kwandura. Ni ukuvuga ngo discordance couple, nanone amakouple discorda nayo tugomba kumenya uko tubatwara kugira ngo umwe ye kwanduza undi, bakomeze babane mu mahoro kandi umwe atanduje undi, umwe akomeze ari muzima. Cyose ni ibintu rero dushobora gukora mu buryo bwo kurinda. Nabisubiramo, care support ni ukuvuga ngo care support ni uguha gufasha umuntu ufite icyo kibazo, tukamuha imiti. Ni ukuvuga ngo twamuha imiti. Ikindi twatanga amakondomu atandukanye mu buryo bwo kurinda HIV. Ni ukuvuga ngo test service, ni ukuvuga tukajya, hari iyo bita visit mobile, tujya tuza gupima mu baturage ngo mujya mutubona kuri tele rimwe na rimwe. Kenshi rwose buri kwezi turaza gupima umuntu kugira ngo n'ufite ubwo bwandu atabizi abe yabimenya. Ikindi ni ugutanga IEC. IEC ni ukuvuga ngo ni inyigisho ku bijyanye n'iyo sida buri wese akayimenya. Ikindi ni ukuvuga ngo kurinda ababyeyi n'abana kuba bakandura. Ni ukuvuga ngo kuba umubyeyi atwite tukamukurikirana kugeza abyaye, kugeza acukije umwana w'imyaka 2 akamukura ku ibere, kuko mu ibere ashobora kwanduriramo iyo bitabaye ngombwa. Ni ukuvuga ngo no gusiramura abagabo. Gusiramura abagabo namo ni ikintu cy'ingenzi. Ikindi ni abantu babana badahuje ibisubizo, umwe afite ubwandu utabufite, nabo tugomba kubakurikirana kugira ngo batanduzanya, bigakomeza gakwirakwira. Ibyo rero ni ibintu bishobora kudufasha kuba twarinda ubwandu bushyashya. Ni ukuvuga ngo ibyo rero mubimenye ko ari ibintu bishobora kudufasha kuba twarinda ubwandu bushyashya. Twese dukomeze twirinde.